ayoze ubundi amasengesho agurwa amafaranga byo gusenga nibazi n'ibyo ari byo bati rwose mukozi w'Imana bamukubita 300,000 arababwira ati oya mube mumaye ry'itanu andi wenda mwazayama ngarutse nabwo namatike nzajya kure ku musozi w'Ibugande baramushutse bamuha ubupastor bamuhaye ubupastor bamubwira ati hari abama amafaranga banangije banamushinga ibintu byose byo muri icyo kigo aho yayoboraga ati we uzibuhita ugera kure n'iki byose ajya harihingagura inyigisho ibintu byose baramusengera rwose aruta abandi bapasitoro abantu yakoreraga ariko umunsi umwe umwuka wera aramugenderera amugendereye amutegeka kujya gusaba itorero imbabazi ariko abihisha uwari umukuriye aragenda ati rwose muze kuma kanya ko gushima Imana ngo umugabo atajya mu mwuka atariko wa mugabo ko nde waciye inyuma y'umugore wawe wakwiharnya imbere y'uyu mugore n'abana umugabo rero yaragendereye ari umugabo ukomeye ufite inyenyeri nyinshi arangije ahita avuga ati shafande nkanjye ngakora icyaha sha ati kadogo munzanire cya kiboko cyanjye urumva yabuze ubwenge bwo kubutanga yakubiswe ibiboko muri iyo nzu harimo amagufa y'inka n'ay'imbwa n'iki byose ibaze bigeze babwira undi muntu nakunze cyane waciye perime yarayiguze imbere y'abakirisitu arayicana turayitwika ndagira ngo mbabwire kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka ni ukureka Yesu ashimwe cyane turabasuhuje abakunzi bacu inshuti mwese mukurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri channel ya AYALONI TV turabashimira kandi umwanya mufata mwumva ijambo ry'Imana tugenda tubagezaho buri munsi ko bukeye nuko bwije uyu munsi turagarutse nanone kandi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana dufashanye twubakane tumenye ko tugenda muri iki gihe cya none mu gushakisha ubuzima bwacu tubushaka ariko tunaharanira kwezwa ku gato ndetse no ku kanini kandi turushaho kugira ubumenyi cyane mu birebana no guhishurirwa Imana nta handi duhishurirwa Imana rero ni muri Bibiliya niyo mpamvu tuba dufata ibihe birebire byo kwigana ijambo ry'Imana kandi tukaryigana ubushishozi kugira ngo gatoya tutazasanga twiroshye mu ruzi twarwitaga ikiziba usanga benshi twitwa abakristo ariko tukazarimbuka kindi tuba tugira ngo n'abandi badukurikiye batakijijwe nabo bumve urukundo rw'Imana mu ijambo ryayo bahindukire bamenye Imana bizere Yesu nk'umwami n'umukiza wapfiriye abari mu isi yose rero amahoro y'Imana bane namwe mwese bari mu bihugu bitandukanye bari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali tubasuhuza diaspora mwese mutuye mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi Imana yo mw'Ijuru ibarindiraho muri Imana ibaha umugisha mu byo mukora byose Imana ibarwanirire ibakize umubi reka twakira umukozi w'Imana uyu muri kubona imbere yanyu ngira ngo subwa mbere mubonye hanyuma reka tumusabe abasuhuze namara kubasuhuza dukomeze twumve ibyo kurya yadutekeye uyu munsi afatanyije n'umwuka wera watumwe mu isi kugira ngo atugaburire ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo nitwa Kubwimana Didas ndi umupapa mfite umudamu n'abana 4 nongeye gushimira Imana ko yongeye kwemera ko duhura tukaganira ku ijambo ry'Imana ariko mbere yuko twariganira katubanze dushimira Imana ko yemeye ko tugeza uyu munsi Mana turagushimiye izina ryawe rihabwa icyubahiro uri mwiza kandi ujya ubera mwiza bagutegereje kandi umwuka wawe wera uwo niwe udukangura
ukatuma dutekereza ibyiza. Iyo tugiye hirya y'ibyiza uradukangura ukadukubita agashyi. Ariko ku bw'ibyo uyu mwanya tubonetse imbere yawe tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana rivuga ngo kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Dushyigikire abaryumva bose, ubashyigikire abo hirya no hino, ubashyigikire n'abari twe. Izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, amen. Ubushize mwatuganira ijambo ryiza ry'Imana rivuga ngo byaratunaniye usibye ubuntu bwa Yesu gusa. Tibyatunaniye ni ibihe? Ni uburyo gukurikiza ijambo ry'Imana rivuga by'ukuri ngo tugere ku rwego rwa nyarwo biratugora, ariko ku bw'ubuntu bw'Imana, Imana ikagenda twihanganira uko bukeye nuko bwije. Hanyuma uyu munsi muragarutse kongera kutuganira ijambo ry'Imana. Ni iki mwaduteguriye uyu munsi? Turagira ngo tuvugane ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Turasoma igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 13 umurongo wa 14. Turahasanga ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka, kandi niwe Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Turongera turebe mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi, ni ibice 2 umurongo wa 5. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 5. Naho turahasanga ijambo ry'Imana rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Yes. Amen. Amen. Ya magambo gusa yanditsemo, hari n'andi. Usomye Yobu igice cya 27 uhereye ku murongo wa 6, naho hari aho Yobu ari kuvuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja nyiri mu isi nyiriho. Urumva rero birashoboka ko umuntu yagira umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Natangiye kubyumvaho gatoya kubera amagambo mutubwiye mu ijambo ry'Imana. Niba Imana yaratoranyije uriya muhungu Dawidi na Yesu, nawe Pawulo akabavuze ngo tugire uwo mutima, birashoboka. Ariko se Didasi, ko muri iki gihe mbona bikomeye cyane, wenda nk'ubuzima bwo mu isi biragoye kuba uyu mutima wawugira. Ni iki watubwira? Ni ibihe bintu twakora kugira ngo tugire uwo mutima? Nibyo bya bindi twavuzeho ku cyigisho duheruka ko byatunaniye, ariko bitunanira tukabyica tubizi tubishaka. Ariko twabonye urugero rw'ababishoboye, twarababonye ababishoboye. Niba dusoma Bibiliya tugasanga ngo barabanaga bafite umutima uhuye, kandi ngo bagasangira n'ibyabo, ngo nta n'umukene wabaga muri bo, ngo kandi ngo uko iminsi yagendaga ishira, ngo umwami Imana yabongereraga bagira gute? Abakizwa. Rero tugendeye ku ijambo ry'Imana twasomye, biravuga ngo hari abiyobagiza. Iki gihe rero tugezemo abantu benshi bariyobagiza, ariko birashoboka tugendeye ku batubanjirije. urugero nka Dawidi uyu dusomye. Ubundi nge hari ibibazo nibajije kuri Dawidi, ndibaza nkundu kugira ngo Imana ijye kuvuga kuri Dawidi iri jambo,
ngo yiboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka. Ubundi ubu yamucaga iki? Uko iyo ugenzuye usanga Dawidi hari amakosa yakoze y'ibyaha ndetse binaremereye. Namwe mu nyumva, ubu Dawidi Imana yamukundiye iki? Yamucaga iki kugira ngo imuvugeho iri jambo? We wakimbwira? Dawidi mu byaha bikomeye bibaho nta cyaha na kimwe atakoze. Dawidi yarasambanye, arangije no gusambana akora ikosa, ashyiraho n'ikindi gikomeye cyo kwica, kumena amaraso. Ikindi gikomeye cya gatatu yakoze, Imana yamubujije kubara Abisirayeli, ababara ku ngufu. Ariko Imana ko yari izi ko Dawidi nagera muri iki gihe, mu gihe cye azakora ibi bintu, kuki yemeye kumuvugaho iri jambo? Ikamutumaho ikavuga ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ese koko muri iyi minsi Imana hari abantu ibivugaho? Numva ubuhamya bwa benshi ati nge nabyirukiye kwa pasiteri, abandi bati twabyirukiye muri ekole do dimashe, ndinze ngira imyaka 40 mbyaye 4 5. Ni ubwo buhamya batanga bw'ibyo banyuzemo mu isi, nge ntabyo nzi. Ariko birashoboka ko itatuvugaho iryo jambo, ahubwo iyo twasenze Imana neza tukatura tugakora ibyo ishaka, tukumva tugize urukundo tukagigarukira, irororoka igakorera mu bandi, ijwi ryayo rikamanukira mu bahanuzi rikavuga ati bana banjye muri inkuramutima zanjye, twebwe twita inkuramutima. Ariko nta wundi muntu muri iyi minsi iratumaho ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Ariko hari ibintu bigera kuri 6 tugiye kuganiraho byatumye Imana imuvugaho iri jambo. Imuvugaho ijambo rikomeye, iravuga ngo niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Dusomye irindi dusanga irindi rivuga mu Filipi 2:5, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Urumva uyu mutima wari muri Kristo Yesu niwo wagombaga kuba no muri Dawidi, niwe Imana yavugaga. Niwe wagombaga kuba no muri Yobu. Yobu we yarabyihamirije, rega nutitangira ubuhamya nawe uzabugutangira, uzasanga bagusenya. Rero ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu ingingo ku yindi, twumve ko hari abagerageza kugira uyu mutima. Uti hari ibintu bitandatu umuntu ashobora gukurikiza akagera kuri uru rwego cyangwa se kuri iyi level yo kugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu. Ibyo bintu ni ibihe kugira ngo turebe ko twagerageza koko muri ibi bihe natwe tugira uyu mutima, kuko tubonye ko batubanjije benshi bagiye bagira uwo mutima. Ese ibyo bintu ubwo ko Imana yavuze ko Dawidi afite umutima nk'uwishaka, ubwo yaba yarabyujuje? Yarabyujuje. Cyambere yamubonagamo Dawidi yagiraga ishyaka ry'umurimo w'Imana, umurimo wayo. Ubwo nicyo cyambere ugiye kutubwira? Nicyo ngiye kubabwira. Kandi iyo umuntu agize ishyaka Imana iramushyigikira. Icyo cyambere rero wenda ushobora kwibaza ati ubwo Dawidi yagize ishyaka gute? Impamvu Dawidi yagize ishyaka, Imana ikamuvugaho ririya jambo atari yanaba n'umwami. Bivuge ngo rya jambo riri muri Yeremiya naryo ryagarutse igice cya mbere. Ivuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya nyoko, ndakweza ngushyiriraho kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga.
bivuge ko iyo tukiri insoro mu nda z'ababyeyi Imana ibizi ibyo tuzakora nuko tuzabaho. Niyo mpamvu rero yari izi ko ibi bintu azabikora ari mwiza. Kugira ishyaka rero kwa Dawidi niwe muntu watekereje kubakira inzu nziza i Yerusalemu, akayita inzu y'Imana, akayikura mu ihema ry'ibonaniro. Icyo nicyo cyambere. Nicyo cyambere Dawidi niwe watekereje mu bantu Imana yabonaga ku isi. Ariko Dawidi warareba aravuga Imana yabonaga ko ari uzatekereza gukura Imana mu ihema ry'ibonaniro akayubakira inzu nziza i Yerusalemu. Ariko kubera yakosa yakoze Dawidi agiye kubishyira mu bikorwa, Imana iramubwira ati watekereje neza kandi umushinga wawe uzajya mu bikorwa, ariko kuko wavushije amaraso ukora ibyaha, ihangane, inzu izubakwa n'umuhungu wawe Salomo. Salomo rero niwe wubatse inzu y'Uwiteka i Yerusalemu, ariko Dawidi ariwe wateguye umushinga. Imana ibona ko igitekerezo kivuye kuri Dawidi. Iryo ni ishyaka yagize ry'umurimo w'Imana. Hari umuntu umwe ariko sinshaka kumuvuga, yagize ishyaka ryo kubakira inzu y'Uwiteka hari iwacu ku Muhima. Agize ishyaka biratinda, ariko rimwe agiye kurangura akora impanuka, abantu bagira ngo yapfuye, ariko baza kuva muri iyo mpanuka babajyana ku bitaro, atahuka bamuziritse ukuboko aho baviriye mu bitaro. Ariko akigera ku rusengero arebye impanuka uko yari imeze, arabaza ari gushima Imana ati ko nababwiye ko nshaka kubakira Uwiteka bipfirahe? Ashibura miliyoni zirenga 20, ategura igisenge cy'urusengero rwose ruranaguka, arayubaka. Ariko urumva icyo gitekerezo yagize, impanuka yaramusize. Amen. Iyo umuntu atekereza ibyiza rero, atekereza ibyiza, impanuka si ngombwa kwirirwa bayihanura. Reka upfa kuba utekerereza Imana ibintu byiza, Imana ibigushyigikiramo. Imana ishimwe. Kugira ishyaka, uzi ko ugambirira kugirira umuntu ishyaka, ukagira ishyaka ukagambiriraho umuntu ibyiza, iyo ubikoze Imana iragushyigikira. Imana ishimwe. Icyaka aho ngaho nararenga kuri iryo shyaka, twasomye ijambo rikomeye rivuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uzi ko iyo usomye Yohana 2 ubutumwa bwiza, uhasanga Yesu nawe yarageze mu nzu y'Uwiteka yayindi Salomo yubatse, imwe Dawidi yatekereje kubaka, ngo agasanga iyo nzu bayigize isenga ry'abambuzi, agasanga ririmo isoko, agasanga baracururizamo. Biravuga ngo afata ikiboko ngo arakibohekanya, ngo arakubita yirukanamo iryo soko, ariko aryirukana avuga ngo ishyaka ry'inzu ya data rirandya. Icyo ntibagihuje. Abundi hari ibintu Yesu yagiye ahuza na Dawidi. Iyo umuntu agira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ishyaka ry'ibyiza, ishyaka ryo gufasha abantu, ryo gufasha abakene, ryo gufasha imfubyi n'abapfakazi, no mu nzu y'Uwiteka Imana iramushyigikira. Imana ishimwe. Na Yesu rero ageze mu rusengero i Yerusalemu, ya nzu Dawidi yatekereje, asanga bayigize isenga ry'abambuzi. Aravuga ngo ishyaka ry'inzu ya data rirandya, yirukanamo iryo soko. Imana ishimwe. Icya kabiri, Imana yabonaga Dawidi agomba kugira umutima w'imbabazi. Kugira gute?
kugira umutima w'imbabazi, kubabarira. Hari abantu bavuga ngo barababariye bakabishyira kuri publike, ariko wajya kureba ugasanga uwo muntu ntiyigeze ababarira undi. Ariko wibuke na Yesu baramuhemukiye. Umva ukuntu yahuje na Dawidi, baramuhemukiye akigera ku musaraba, ngo arebye abantu ukuntu bamushinyikiye amenyo, ati nabambwe, yari umugome, yayobyaga abantu. Nta rindi jambo yavuze, niryo jambo mu magambo 7 Yesu yavugiye ku musaraba. Yahise avuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Na Dawidi rero ikikubwira ko yababariye, Sawuli yaramuhize, aramuhiga. Dawidi ageze ubwo ahunga ari kumwe n'ingabo 400. Umunsi umwe rero iyo usomye igitabo cya Samweli cya mbere, igice cya 24, uzagisome, usanga ngo Sawuli ari guhiga Dawidi, ngo yinjiye mu buvumo, ngo asanga Dawidi yihishemo, ariko Sawuli atabizi. Arangije ngo yaragiye gutwikira ibirenge, ubundi ni ukwituma, abatazi icyo kinyarwanda. Noneho ngo akicara agitwikira ibirenge, yicara iruhande rwa Dawidi, kandi ari guhiga Dawidi ari kumwe n'ingabo ze. Ngo ingabo imwe ibwira Dawidi ati kureba Imana igushyize umwanzi wawe mu maboko, wamwishe. Ariko Dawidi kubera yagiraga umutima w'imbabazi, aravuga ngo biragatsindwa n'Uwiteka gukora ku muntu Imana yimikishije amavuta. Uko si ukumubabarira? Iyo usomye icyo gice umurongo wa 15, usanga amagambo Dawidi yamubwiye. Amen. Arongera amufata asinziriye we n'ingabo ze, ngo abatwaje Dawidi intwaro baramubwira ati ariko kureba Imana yongeye kuguha umwanzi wawe mu maboko, wafashe inkota ukamushitana n'ubutaka. Dawidi arongera arababwira ati biragatsindwa n'Uwiteka gukora ku muntu Imana yimikishije amavuta. Iyo usomye icyo gitabo cya mbere cya Samweli, n'ubundi uhereye mu bice 24 ku gice cya 26, naho niho ayo magambo ari. Asanga Sawuli aje kumuhiga, ngo yaguye agacuho n'abamurinzi basinziriye. Noneho ngo Dawidi n'ingabo ze bamuguyeho, ngo umwe wari urinze Dawidi aramubwira ko Imana ikugabije umwanzi wawe, wafashira icumu ukamushitana n'ubutaka kugira ngo atazongera kuguhiga. Ariko Dawidi kubera wa mutima w'imbabazi wari muri we, arongera ababarira Sawuli bwa kabiri. Bivuge ngo dukwiye gutunga umutima w'imbabazi, kuko umuntu akubeshya ko akubabariye ariko atarigeza kubabarira. Babyita kurenzaho ubundi, kuko iyo uhuye n'uwo muntu waguhemukiye, icyo kintu gihita kigaruka kiruka. Ubwo wararengejeho rero, kuko nikikubwira uwaguhemukiye witwa ko wamubabariye. No mu nsengero rwose ukabishima ati naramubabariye, twarahuraga nkakweba. Ariko niwatekereza kujya kumusura nibura ngo narareyo cyangwa utegura ikintu abone ko yabaye umuvandimwe wawe, reka. Nushatse kubikora abikora hari za kamera, yereka amahanga yose kugira ngo agaragare neza. Icyo nacyo cyarananiranye. Sawuli rero akangutse
asanga icumu n'agacuma k'amazi Dawidi yakajyanye. Dawidi aho yari aramuhamagara ngo Sawuli Sawuli mwami, ubu koko Imana ko yari yakungabije, iyo nshaka simba nakwishe ko yari yakunshyize mu maboko nanone. Undi atari kusi wa mwana wanjye Dawidi, ati nukuri mwana wanjye Dawidi, ubwami Imana yarabuguhaye, nanjye nzabugusigira. Ariko ak'umuntu urumva arabivuze, arabimwemereye, atura umwana wanjye. Arongera amufata bwa gatatu yamufatiye na Yotiramu, ngo Dawidi yari ari mu bana b'abahanuzi yagiye gusenga. Ngo Sawuli arongera arabaza ati Dawidi arihe? Batari na Yotiramu. Yohereza ingabo za mbere ngo zigezeyo zirahanura kubera urukundo rw'Imana. Dawidi Imana yari imuhagazeho. Iza kabiri nazo zigezeyo zirahanura, ati nyamara nubwo bari badutumye kukwica, wowe uzaba umwami wa Isiraheli. Arongera atuma iza gatatu, ariko abona nizigaruka, nawe ngo yigirayo. Ngo ariko ngo we ageze ku kagezi, ngo Kinayoti, ngo arahanura nawe, ngo mwana wanjye Dawidi arihe ko ari uzaba umwami mu kigwi cyanjye? Yonatani ntabwo azaba umwami. Ngo aragenda, ngo agiye kugera na Yotirama, ngo yiyambura imyenda, noneho ngo ahanura yambaye ubusa. Dawidi mwana wanjye, igihe nahereye nguhiga ni wowe uzaba umwami, ni wowe uzaba umwami. Ngo abana b'abahanuzi barabaza bateze burya na Sawuli n'ubugome bwe tuzi n'iki byose, burya nawe ni umuhanuzi? Ntibyagutangaza abantu bahanura ariko buzuye n'ubugome? Tujya tubibona, umuntu akivugira ibyiza gusa ashaka. Uzi ko hari harateye n'abamaje, akazana rwose ibintu yabipfunyitse. Hari abo nzi baherutse kurwana bapfa amafaranga babahembye. Aragenda ati wowe tugera muri urwo rugo rw'abakire, uraza gufata igipfunyika, turajijisha, uvuge ko mu cyumba ariho kiri, batujyaneyo use nk'uwijijisha unagemo munsi. Bageze babahaye amafaranga, bananirwa kuyagabana. Umwe aza guturuka inyuma ati burya bya bindi bakuye mu cyumba twari twabyizaniye. Hari harimo ikiza, hari harimo amagufa y'inka n'ay'imbwa n'iki byose. Ibaze, umuntu ashobora guhanura iby'Imana ariko ari n'umunyakinyoma. Ariko Sawuli we yari umunyabinyoma, azi ko akora ibibi, ariko agahanurira Dawidi bizaba kandi bizasohora. Icyo ni icya kabiri, kugira umutima w'imbabazi, kubabarira. Wibuke ko na Yesu akigera ku musaraba, Bibiliya yatubwiye ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Akigera ku musaraba yuzuwe n'imbabazi, aravuga ngo Data, aba bantu bababarire kuko batazi icyo bari mu gukora. Icyo ni icya kabiri cyatumye Imana ivuga kuri Dawidi, niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Kwicisha bugufi. Icya gatatu, Dawidi ahamagara Sawuli mu gitabo cya Samweli cya mbere bice 24 umurongo wa 15. Aravuga ngo umwami wa Isirayeli ateye nde, ko ndi intumbi y'imbwa nkaba ndi n'imbaragasa. Ibaze kwicisha bugufi akageza ubwo yiyita icyo kintu. Uzi y'imbwa yapfuye ikagwa hafi y'iwawe, hano i Kigali ho biba bikomeye, kuko na bamwe bakora isuku ntibakigutwarira. Kereka utanze 50,000 ukareba ikirara kikayishyira mu mufuka, kikajya kureba aho kiyijugunya, nabwo kikayitaba. Kandi bayisanze imbere y'umuryango iwawe baguhana, bakaguca amande, bakajya no kugufunga ko wateje umwanda mu mujyi. Ariko Dawidi arifata yiyita icyo kintu, yiyita n'imbaragasa.
Dawidi arongera yicisha bugufi amaze kuba umwami. Ibyo nibyo Imana yabonaga. Arabaza ngo ninde wo mu muryango wo kwa Sawuli waba warasigaye kubera urukundo nari mfitanye na Yonatani kugira ngo mugirire neza. Baramubwira ngo hasigaye agahungu ka Yonatani ariko kamugaye ibirenge n'amaboko. Arabwira ati uwo niwe nshaka. Ngo baramuzana ngo amusubize imisozi yose ya Sawuli y'inyarurembo. Ibya Sawuli byose arabimuha kubera urukundo yagiranaga na se Yonatani. Ngo arangije ngo arategeka ngo kandi Mefibosheti agomba kujya yicara imbere yanjye tugahuriza amaboko ku isahani. Muri ibi se wakwicisha bugufi? Cyakora cyo arabonjya mbona babibona, ariko nabwo aba yabishyize ku itangazo. Ukagenda ugafata umuntu hariya ku muhanda wamugaye ibirenge n'amaboko, bamwe baba bari gusaba, ukavuga ati ngiye Imana yangiriye neza ndashaka ko aba iwanjye. Ukajya umwicaza muri saro mugahurira ku meza, madamu wawe atabyanze bene wanyu babyanga, wowe wabitekereje bakakurusha imbaraga bati reka mu muryango wabuzanye ikizira. Ariko umva Dawidi nk'umwami, Imana yabonaga ko azicisha bugufi agasangira n'umuntu umugaye ibirenge n'amaboko. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo uyu mutima tubishatse twawugira, nongere nsubiremo rya jambo, ahubwo byaratunaniye. Ni imbabazi n'ubuntu bw'Imana bitubeshaho. Icyo ni icya kangahe? Ni icya gatatu. Icya kane, Dawidi yibukaga iby'Imana yamukoreye. Kwibuka iby'Imana yamukoreye. Wibuke na Yesu yahoraga abwira abantu ati naje ku bwa data sinaje ku bwanjye, ariko nanone umbonye ababonye data. Wibuke mu isengesho yasenze kwa Yohana ibice 17 yaravuze ngo data abo wamaye ngaba. Haleluya. Nago Yesu yavuze ati narizanye, kuko yaza kuba yarizanye n'imbaraga yari afite nta muntu n'umwe wari guhangara no kumukozaho urutoki. Dawidi rero nawe ngo umunsi umwe Isi aramuhamagara kwibuka iby'Imana yamukoreye. Ngo Isi aramuhamagara aravuga ati ngwino ujye kureba abakuru bawe aho bagiye ku rugamba. Ngo amupfunyikira imitsima, amushyiramo n'imvumba, ibintu byinshi. Ngo Dawidi ngo agezeyo ngo asanga bamaze iminsi 40 n'amajoro 40 babundabunda bihisha. Ngo akomeje gutega amatwi ngo abona umuntu hakurya witwa Goliyati, ngo arimo atuka Imana, atuka n'Abisiraheli, atuka n'ingabo zayo. Arangije ngo sinzi ukuntu yabonye umuntu aragenda aramwegera, ko ndeba mwihishahisha kandi muri ingabo z'Uwiteka, uriya ninde uri kuvuga ubundi? Bati ni intwari y'Abafilisitiya y'Igati bita Goliyati. Atese ubundi kuki mwihisha? Ngo ariko mukuru we Eliyabu aramubona. Iyo usomye 17 muri icyo gitabo cya Samweli umurongo wa 29, aravuga ngo ko nkuzi n'ubwibone bwawe bwa butama bwa so wabusigiye nde, ubuje kureba intambara. Ariko ngo Dawidi nk'umunyabwenge, nk'umuntu wicishaga bugufi, ngo aramubwira ngo ngize nese, ngo amutera ibitugu. Warongera abaza undi aravuga ati umwamari ubundi se wakwicuriya mu Filisitiya yagororerwa iki? Baramubwira ati wahita ushyingirwa umukobwa w'umwami, inzu ya so bakayiha umudendezo. Icya kabiri kandi bakaguha n'ingabo ubuyoboye. Icya gatatu ngo Dawidi ngo aravuga ati si ibyo ndeba. Ngo baramufata baramujyana, bamujyana aho umwamari,
ngo umwami ngo amubonye ngo avuga ngo wa mwana ko ndeba uri umwana uriya muntu akaba amaze imyaka myinshi ku rugamba urabona wamushobora. Ariko ngo Dawidi ngo yibuka iby'Imana yakoze ngo atangira kumuha ubuhamya. Aramubwira ati reka ati ndagira inama za data Yesayi ndi mu gihuru njyenyine ndagiye umukumbi, intare yarazaga igafata umwana w'intama, umwuka w'Imana akanzaho nkasimbuka nkayiwambura nkayishwanyaguza nkayishyira hariya, umwana w'intama nkawusubiza mu mukumbi. Umwami ati kagira inkuru, ati dubu mu kanya nayo ikabiraje. Nigeze nsoma igitabo kimwe ngo ubundi ngo idubu y'igishaje ngo ipima ibiro 700. Dawidi buriya we yabaga apima ibiro binga ibaze. Noneho wibaze gufata icyo kintu gipima ibiro 700 ugashwanyaguza, kwari ukubera umwuka w'Uwiteka. Ngo umwami ngo ahita ngo abwira ngo Dawidi ngo yego mwana wanjye, ngo ako kanya yiyambura imyenda yari yambaye ngo abyambika Dawidi. Ariko Dawidi kubera yari umwana ntiyamenye ibibaye, ariko hariya ngo ijuru buriya ngo ryari hari habaye ihererekanya bubasha, ubwami bari babumuhaye. Ariko kuko ari umwana amasezerano aratugora, hari n'ubwo asohora ntitumenye ko yasohoye. Urumva noneho n'ibimenyetso byayo tukabibona ariko ntitubimenya, ahubwo tugasubira kurira. Na Dawidi rero Imana yamuciriye amarenga ati ubwami arabuguhaye noneho, kandi n'igihe yiyamburaga ubusa yaramubwiraga atakira imyenda y'ubwami niwo usaba umwami, igihe naguhereye narakunaniwe. Kamubwire y'ubu ndasega uyu mutima twawugira tubishatse. Ngo umwana ngo ateye intambwe kubera atarazi ibyo ari byo yahawe ubwami, ngo asubira inyuma aravuga ibisimba imenyereye, simba imenyereye, ngo ahubwo hari intwaro tujya turwanisha. Haleluya. ngo aravuga ngo urakoresha ikiza, aravuga ati njya ngira umuhumetso, njya mfata umugozi nkatera ibuye nkaturitsa ibintu byinshi. Ngo ari mu kuvuga gutyo buriya nkunda ijuru buriya mu ijuru iyo bateranye uri gukora ikintu cyiza, ngo Imana ngo aho yari yicaye ngo ibwira, nasomye icyo gitabo kirambwira ngo Imana aho yari yicaye ngo ibwira ibizima n'abamarayika n'abakuru n'abaserafi ati muhe muretse kunyunamira muvuga ngo ndera, abandi bavuga ngo icyubahiro no guhimbazwa n'iby'Uwiteka mube mubiretse. ngo irababwira ati murebe uriya mwana, ngo ibona Dawidi uburyo ari umwana w'umusore w'imyaka 18 ngo arimo abwira Sawuli bigiye kuba, ngo iberekana Goliyati uko angana, uko angana, uko areshya, uburyo amaze iminsi 40 n'amajoro 40. Imana iravuga ati icyubahiro cyanjye ngiye kukigarura mu Isiraheli. Ngo murebe mwese mbambitse umubiri mwajya kurwana ruriya rugamba. Umwami ibizima biti nubwo dufite amaso imbere n'inyuma wapi duhagarariye ibizima byo mwese, abasirafi n'abakuru n'abamarayika ntabwo byashoboka. Noneho ngo babona umwana araje, ngo agiye mu kagezi buriya iyo tuhavuga ni hahandi ku karago, ni hamwe tujya gushakira Imana. Burya iyo washatse Imana neza ukezwa ukihana, Imana irururuka ikavugana nawe, ugakosora amakosa wajya kugira, ukavuga ati guhera uyu munsi ngiye kugendera muri uyu murongo. Iyo twasenze Imana twiyeje mu kagezi, ngo agezeyo ngo babona ngo akuyeyo ngo tubuyenge 5. Turiya tubuye buriya dusobanura ibitabo 5 bya Mose. Igitabo cya mbere ni Itangiriro, byaravugaga ngo Goliyati agira itangira akagira n'iherezo, ariko Uwiteka Imana Nyiringabo niwe utagira itangira ntagire n'iherezo, kuko baramwize byarabananiye kugira ngo bamenye definisiyo y'Imana, byarabananiye. Niyo mpamvu ubona biga bakarenga umusaraba, bamwe bati umuntu yavuye ku nguge, baba barenze nta wiga ku Mana ngo ayishobore. Ngo igitabo cya kabiri ni igitabo cyo Kuva,
kiravuga ngo Imana yakuye ubwoko bwayo mu Misiri, iyimuka Misiri, kuva yabavanye mu gihugu cya Misiri mu burere, ngo ariko Goliyati we ngo kuva yavuka ngo yavukiye mu byaha n'imbere y'ibigirwamana, ngo azarinda n'abipfiramo. Utu tubuye, akabuye ka gatatu karavuga ngo ni igitabo cy'Abalewi. Abalewi ngo bakoraga umurimo mu mahema y'ibonaniro. Iki gihe cya none twavuga ko ari abadiyakoni, ari abaririmbyi, ari abapasiteri. Nicyo gihe cya none tugezemo, ubu niko twabita. Aravuga ngo Goliyati ngo nta murimo n'umwe nigeze mbona ankorera mu ihema ry'ibonaniro no mu nzu y'Uwiteka. Igitabo cya kane ni igitabo cyo kubara, ari ryo buye rya kane. Riravuga ngo Abisiraheli bakomoka kuri Yakobo, kandi umubare wabo urazwi, ni abana 12. Ngo nibura Goliyati nta muryango n'umwe mu miryango y'Abisiraheli abarurirwamo. Ntiwamusanga kuwo kwa Gadi, ntiwamusanga kuwo kwa Rubeni, ntiwamusanga kuwo kwa Nafutali, ahubwo we nta na hamwe abarurirwa. Simuzi. Ibuye rya gatanu ni ugutegeka kwa kabiri, ari cyo gitabo cya gatanu cya Mose. Biravuga ngo Abisiraheli bari bafite amategeko y'Imana bagenderaho, ariko Goliyati we aba imbere y'amategeko y'ibigirwamana. Simuzi mu mategeko. ngo Yesu ngo abibonye ari, aravuga ati nubwo narerekanwa muri ariya mabuye 5, n'ubundi ni njye buye. Petero azabihanura, rikomeza ifuruka, reka ngende nigire rimwe, fasha uriya mwana Goliyati. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo umwana aramanuka, ngo Imana irababwira ati naza kuzunguza gutya rimwe, namwe muramutiza ramfo, muramutiza imbaraga. Muramutiza imbaraga. Nazunguza rimwe yongeye agize gutya murekure, nawe araba yarekuye. Yesu ati nanjye ndaba nabirangije, kugira ngo Goliyati atagwa agaramye gutya tugasuzugurika, ahubwo agomba kugwa yubamye. Ngo Dawidi ngo akimanuka, ngo Goliyati aramubona atababa, noneho batumye umwana aneranya agakoni. Ariko Dawidi aramubwira ngo uyu munsi ndagaburira inyamaswa z'inkazi n'ibisiga n'ibiki byose byo mu ishyamba. Ngo azunguje gutya mu ijuru nabo barazunguza, ngo azunguje arekuye mu ijuru nabo bararekura. Ngo iwe riragenda rimurigita mu gihanga, ngo agwa yubamye. Bivuze ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka Imana Nyiringabo, ntabwo ari icya Goliyati n'Abafilisitiya. Imana ishimwe. Urumva, ngo arasimbuka ngo afata ya nkota Goliyati yari afite, ngo amuca igihanga, ngo azagihetse. Ngo Abisiraheli bava mu myobo. Abantu hirya no hino barabyumva. Ngo bamwe bajya kwa Sawuli ibwami bati Dawidi yishe inzovu, ariko Sawuli yishe igihumbi. Aho ngaho Sawuli noneho ngo urwango bananirwe kuririmba, ngewe baririmba umwana. Abagore batera indirimbo, bata abagabo bari baraheze ku rugamba none baratashye, Dawidi yishe inzovu. Ariko Mana we, icyo ni ikintu cya kane. Dawidi mu kwibuka iby'Imana yamukoreye yibutse Zaburi ya 23. Iriya Zaburi ni ukwibuka iby'Imana yakoze. Iravuga ngo Uwiteka niwe mungeri wanjye sinzakena, andyamisha hafi y'amazi adasuma, anshyira hafi y'amazi adasuma, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, asubiza intege mu bugingo bwanjye, akanyobora inzira yo gukiranuka. Ngo nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucucucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe.
ngo inshyimbo n'inkoni ye nibyo bimpumuriza, ngo ansize amavuta mu mutwe. Aba ngo nanjye kugirirwa neza kuzanyumaho iminsi yose, nzaba mu nzu y'Uwiteka igihe cyose. Uko ni ukwibuka iby'Imana yagize gute, yakoreye Dawidi, nuko ubyibuka. Umugabo umwe ngo yigeze ajya gusezera Imana kubera ibigeragezo, aravuga ati cyewe ninjiye mu abantu b'Imana bambwira ngo kwa Yesu biranagana, haba amafaranga, haba amazu, haba amamodoka, haba iki, ariko bibagirwa kumubwira ko kugira ngo ubone ibyo byose ari ukubukora. Agezeyo ngo inzara imwicana n'umudamu n'abana, aho bigeze afata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ngo ajya gusezera Imana. Ariko ngo agiye ku muyobozi, ngo hari umuyobozi ufite ubwenge bwinshi, aramubwira ati mbere y'uko usezera Imana ngwino tunyure mu cyumba cy'amasengesho muri ka kagezi. Aramubwira ati ubu mu bintu Imana yaba yaragukoreye nta cyiza na kimwe yagukoreye, kuki uri kureba inzara? Ngo umugabo ngo uko bari gusenga ngo agenda yibuka, ngo aribuka aravuga ati uzi ko cyagiye bagiye kumfunga nagarukiye ku muryango wa gereza abantu bangambaniye. Arongera tuzi ko cyagiye tugiye kuburara tuburaye gatatu, nagiye kubona nkabona umuntu aje kudusura afite igitoki, afite umuceri, afite n'ibishyimbo. Arongera tuzi ko cyagiye ngiye gukora ubukwe nabonye inkwano bitunguranye. Ngo ahindura bya bindi yararimo avuga, ngo aravuga ngo Mana ngo kubw'ibyo sinzakuvaho, nkugumyeho nta nubwo nzakuvaho. Birangira agumye ku Mana kandi yaragiye kuyise kubera kwibuka. Wowe ntukibuke ibibi bikubaho, jya utekereza ibyiza Imana yagukoreye, ibibi ubyihorere. Icya gatanu, Imana yabwiriye Dawidi ati mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uko nshaka. Dawidi yari umunyamasengesho utabyirata. Mu gihe muri iyi minsi ya none tugezemo, umuntu araguhamagara akavuga ati nzakugirayo nkusengera yitatu. Barakubeshye, burya nta muntu usengera undi. Yabona uwo mwanya se? Nawe uti rwose ndaje nkohereze tike, ndaje nkohereze tike. Iyo ageze yahugira kubye, hari n'ubwo atanajyayo, ya mafaranga bamwoherereje ayajyana hirya akirira akikemurira n'ibibazo bye. Wazamuhamagara ati naragusengeye Imana yanyeretse ibi, ipfuyeho impanuka, kanseri, iki, kuko azi kuzigira. Ariko nyamara burya ntawe usengera undi. Uzi kugira ngo ngusengere, kereka iyo umwuka yangendereye ndi gusenga nkumva ijwi rimbwira ati na runaka na runaka na runaka. Cyakora cyo nk'uko turebana gutya turi kumwe gutya, nasengana Imana nabyibuka. Ariko iyo umuntu ahugiye mu bye hariya hirya, sha abenshi ntago babasengera. Dore aho ndaha biherutse kuba ku muntu, abantu bajya bambwira ngo singatanga urugero, ariko nta n'uwo mvuze izina. Yarikoze aragenda yinjira ahantu arabwira ati Imana yamaye ubutumwa nzana. Ati nabonye imbere yanyu hari urwobo rukomeye, kandi urwo rwobo rusobanura urupfu. Ngiye kubona mbona habaye n'impanuka. Mwari mutembereye n'abana mwese, mbona mwese nta n'umwe usigaye. Imana irambwira ngo ninze mbabwire ubu butumwa, ngo kandi ngo mbasengera amasengesho y'iminsi 3. Kubera abo bantu nabo batari ntibazi ibyo gusenga, ntibazi n'ibyo ari byo, bati rwose mukozi w'Imana bamukubita 300. Arabwira ati hoya mube mumaye 5, andi wenda mwazayama ngarutse, nabwo namatike nzajya kure ku musozi w'i Bugande. Baragenda kubera yarazi nyine ko badakunda kuboneka. Umuhungu barayamukubiza. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, mu masaa 10 acakirana n'uwayamuhaye hariya kwa Rubangura. Ashaka kumukwepa baramufasha. Ati uburi mu masengesho, ati nyamara ubunyarimo ibase. Ayoze ubundi amasengesho agurwa amafaranga. Dawidi rero we yari umunyamasengesho utazwi, utanabyirata. Bibiliya iravuga ngo yakenyeraga ibigunira
ngo agasenga amasengesho y'iminsi myinshi. Kandi wibuke na Yesu yari umunyamasengesho, ibyo bintu bagenda babihuza. Dawidi ngo arasenga kuko iyo ataza gusenga ntiyari kwandika cyangwa ngo asore ziriya zaburi. Ariko urumva kugenda ubyirata, ariko Yesu yagiye anabivugaho ngo nimusenga nimukamere nk'indyarya z'abafarisayo. Kugenda umuntu abirata, tugenda umunyamasengesho. Hari ababigize umwuga. Ari umupasitori merutse kumva arimo yasezeye itorero rye. Imana imbabarire kuko wenda avuze pasiteri, mba numva abantu benshi badashaka kuvuga ayo mazina, ntibashaka kuyavuga. Ngo ni ugusebya ngo abakozi b'Imana. Oya, uwo mupasitori naramukunze. Baramushutse bamuha ubupasitori. Bamuhaye ubupasitori bamubwira ati hariya habamo amafaranga. Barangije banamushinga ibintu byose byo muri icyo kigo aho yayoboraga. Ati we uzibuhita ugera kure n'iki byose. Ajya aho arihingagura inyigisho, ibintu byose baramusengera rwose, aruta abandi bapasitoro aho hantu yakoreraga. Ariko umunsi umwe umwuka wera amugendereye amutegeka kujya gusaba itorero imbabazi. Ariko abihisha uwari umukuriye. Aragenda ati rwose muze kuma akanya ko gushima Imana. Bamuha akanya ko gushima Imana. Arangije arababwira ati hari n'ijambo nari nateguye, ati ubu mundeba baranshutse ngo ibi bintu bibamwe amafaranga. Rwose ati magaze imbere yanyu bakirisita, amakosa nakoreyemo ubu pasitoro si wo muhamagaro wanjye. Cyakora cyo kuko bansengeye mungira umuvolonteri ariko udahembwa, njye kwikorera akazi kanjye. Bagiye kumushikuza mikoro bati nukudusebya, nukwimena inda, nukugira gute. Ariko sibyo njya mbabwira ngo ibintu byaratunaniye. Urumva umuntu agenderewe n'umwuka wera, ugiye kuvuguruza iby'umwuka wera yamubwiye. Reka mbabwire, rega uyu muntu yaragize uyu mutima. Nigeze babwira undi muntu nakunze cyane, waciye perime yarayiguze imbere y'abakirisita arayicana, turayitwika. Ndagira ngo mbabwire, kugira umutima umeze nk'uko Imana ishaka nukureka. Icya gatandatu aricyo nshorejeho kugira ngo dusenge, aricyo nshorejeho. Ariko nyiri kuri icyo cya gatanu, urumva ko Dawidi yari umunyamasengesho. Utabyirata, nawe senga amasengesho, usengera abantu, umwuka wera nakugeraho usengera umuntu. Burya bijya biza, ntuzumve ngo turanabasengera burya, ariko umwuka wera yabizanye cyangwa tubyibutse. Icya gatandatu aricyo Yesu atahurijeho na Dawidi. Dawidi nuko yakoze icyaha akakihana. Burya kwihana ni ikintu cyiza. Yesu we yarinze ava hano mu isi, niwe muntu wavuye mu isi adakoze icyaha, agenda ari uwera na n'uyu munsi ni uwera. Ariko Dawidi we yaje gukora icyaha, aryamana n'umugore wa Uriya. Arangije aranabihishira, ageza n'ubwo yicisha umugabo we. Arangije aranica, ageza n'ubwo abara Abisiraheli Imana yamubujije kubabara, arayisuzugura, imutumaho umuhanuzi Gadi. Noneho ngo umunsi umwe ngo araho, ngo Imana rwose ngo Dawidi yaravuze ati nta kibazo reka mbyihorere. Ngo Imana imutumaho umuhanuzi Natani, ngo aragenda amucira umugani. Abinyibukije umugabo umwe Imana yigeze kumuha ubutumwa, aramubwira ati genda ungira aha ngaha ibintu habona, ndaguha ubwenge bwo kubivuga. Ngo agezeyo abona umugabo wo muri urwo rugo ngo yakoze icyaha, aca inyuma y'umugore we. Noneho kugira ngo ategereze ko Imana imuha ubwenge bwo kubivuga, ngo ahita abwira wa mugabo ngo nzanira umudamu n'abana baze baturamutse. Umudamu araza atazi ibyo ari byo. Ngo umugabo ahita ajya mu mwuka, atari ko wa mugabo
kunde waciye inyuma y'umugore wawe wakwihannye imbere y'uyu mugore n'abana. Umugabo rero yaragendereye, yari umugabo ukomeye ufite inyenyeri nyinshi. Arangije ahita avuga ati shafande nkanjye ngakora icyaha sha, ati kadogo munzanire cya kiboko cyanjye. Urumva yabuze ubwenge bwo kubutanga, yakubiswe ibiboko muri iyo nzu, arakubitwa kubera kubura ubwenge, baramumenesha, agenda atayibaba kandi yari umukozi w'Imana. Ariko hirya umugore abata ariko buriya ni wamuhoye ubusa. Abana batisha data yakubise umwanuzi w'ikinyoma, ati yaramubeshye ngo yakoze ibyaha, basigarana inkuru nziza kose atakoze ibyaha. Ariko ageze hirya Isa aricuza, arahamagara ati ahamagara mugenzi we ati mbwira wa muntu nakubitiye mu rugo mureba ahantu heza duhurira mbabwire. Babimubwiye ati nagiye kunyiyicira noneho. Undi ati sinicana, ati kandi mfite ububasha ko mu masaha 2 mba nkubonye, mubwire duhure. Bamujyana ahantu ku musozi. Arangije avuga ati rero bakozi b'Imana, uyu mugabo yaraje abura ubwenge. Arangije ashaka kunsenyera urugo, avuga ko nasambanye, abibwira abana n'umugore naho ari bwo butumwa bwari ubwabo. Nk'umusirikare nahise numa bakadoga ikiboko njya mbahanisha, mukubitira imbere y'abana n'umugore. Ni rero ndapfukamye nciye bugufi, nambabarire, burya byari byo kandi n'Imana imbabarire. Iyo naguhana wari kujya usenya ingo z'abandi muri ubwo buryo. Urumva yari yajyanye ubutumwa. Ariko ndagira ngo nkubwire rero ngo Natani aragenda ngo aca bugufi, aramubwira ati ariko nyakubahwa, hano hari umukene ufite akagazi k'intama kamwe, ararana nako mu gituza asangira nako, ariko hano hari umukire yagize abashyitsi, aho kugira ngo akore mu mukumbi we aragenda afata akagazi k'intama k'umukene arakica aragakaranga, bariko azimanira abashyitsi. Undi ati akaba mu gihugu cyanjye, ati mumunsanire nibiba ngombwa arabirihakane, arawurihakane. Ngo Natani aca bugufi ariko nyakubahwa mwami ni wowe. Erega buriya hari ijambo njya nkunda kuvuga, abarasita bavuze, abarasita baravuze ngo isaha n'isaha Babiloni azafatwa. Na Zaburi ya 50 ni kwivuga, iravuga ngo urabikora nka kwihorera, ukajya wibwira yuko manywe nawe, ngo ariko umunsi umwe ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana kandi nzaguhana. Abarasita impamvu bavuze ririya jambo ni iyihe? Burya ngo basoma Bibiliya ariko bagasoma igice cya mbere cya Zaburi. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo nahagarare mu nzira z'abanyabyaha nicarane n'abakobanyi. Ariko ngo iyo bageze kuri kiriya giti, ngo uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe ku mugezi. Kiriya giti baba bavuga ni urumogi. Urumogi burya ngo nubwo iyo rwumye ruba rufite akamaro, iyo rutoshye ruba rubahumurira. Bageze hariya hepfo Bibiliya iravuga ngo bazatsindirwa mu materaniro y'abakiranutsi abanyabyaha. Bo baravuga ngo isaha n'isaha Babiloni azafatwa. Dawidi, ndimo ndasoza kugira ngo dusenge Imana. Dawidi ngo aravuga ngo uwo muntu agomba kubirihakane, ariko ngo Natani aramubwira ati ni wowe. Ko Dawidi ngo aca bugufi arigaragura arihana. Zaburi ya 51 ni zaburi yo kwihana kwa Dawidi. Kimara kwihana ngo Imana irongera ibwira Natani, iramubwira ngo Dawidi ntabwo icyaha cyawe kubera ukihannye uri bupfe. Ariko ikintu cyanshimishije nsoza ni ikintu kimwe, ngo nuko kubera kwihana neza kwa Dawidi, Imana hari amagambo 3 yahise imubwira. Yaramubwiye ngo icyambere ngo nta rugamba uzarwana ngo rugutsinde, icya kabiri imbabazi zanjye zizakomaho iminsi yose, icya gatatu ingoma yawe nizigera ihanguka. Iyo usomye ibyahishuwe 5 usanga hari ijambo rivuga ngo igishyitsi cyo kwa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Bivuge ngo Yesu yakomotse kwa Dawidi kubera kwihana neza. Imana ibaha umugisha mwinshi.
kandi ubwa Yesu buzahoraho. ubu ni ubwa Dawidi. Ni ubwa Dawidi, ariko Yesu yagombaga kuvuka kwa Dawidi kubera kwihana neza no guca bugufi. Bivuze rero ngo Imana yari imuzi, niboneye umuntu ufite umutima umeze nk'uko shaka. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Reka dusenge Imana. Mana, turagushimiye, uri mwiza, ubereye mwiza abagutegereje. Ijambo ryawe ngo ni imbuto itabora, ngo nubwo ryaba rimaze iminsi hari uwaryumvishije rigeraho rikamugarukira. Uyu mwanya rero turagusaba umutima nk'umwe wari muri Kristo Yesu. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane, naho ubutaha. Yesu abahe umugisha.